Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo yo kuwa gatatu taliki ya 18 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2018. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 10 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 n'umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 11 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 27. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Uhoraho aravuze ati, uragowe Ashuru, wowe kiboko cy'ubukana bwanjye, n'inkoni witwaje ikaba y'uburakari bwanjye. Nyohereje kurwanya ihanga ry'abahemu, nyihutishirije gutera igihugu cyandakaje, bagisahure kandi bakinyage, bakiribate nk'icyondo cyo mu nzira. Nyamara umwami wa Ashuru we siko abyumva, aratekereza ukundi, kuko agamije gusa gusenya no kurimbura amahanga menshi, kuko yibwiye ati ibyo nakoze byose mbikesha imbaraga zanjye n'ubuhanga bwanjye, kuko ndi umunyabwenge. Navanyeho imipaka y'ibihugu, mbasahura ibyabo, nabaye intwari nkura abami ku ntebe zabo. Nanyaze ubukungu bw'amahanga nk'uko batwara amagi mu cyari ntagire kirengera. Nanjye nuko nafashe isi yose, ntihagira n'umwe ukoma, wabumbura umunwa cyangwa se ngo atabaze. Mbese ye intorezo yakwirata kuyitemesha? Urukero se rwo rwakwibonekeza kurukeresha? Ibyo byaba nk'aho ikiboko cyagarukana ukibanguye, inkoni ikazungaguza uyitwaje. Nicyo gitumye Uhoraho Imana umugaba w'ingabo azateza abimishishe kuzongwa, maze ku munsi w'ubwamamare hagurumane nk'inkongi y'umuriro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati, dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Kuko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana keretse Data, nta n'uzi Data keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kumuhishurira. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.